igise cya nyuma kiraryana naracyumvishije, kirakurya ugakubita, kirakurya ugifata gutya, kirakurya ugashinyiriza. Iyo igitaka uba utararibwa, igise cya nyuma n'ubu kiribwa, n'ubu gitaka aho kugira utya. Nimwihangane mushinyirize, turi kugise cya nyuma. Sema haleluya. Iravuga ngo mu ijuru ntiyaboneka. Mu ijuru atabonetse, baravuga ati dutumire n'abo mu isi turebe ko hari uwaboneka. Ngo batumiye n'abo mu isi muri iyo nama ntiyaboneka. Baravuga bati ngaho rero niba mwisabuze dutumire n'abikuzimu turebe ko hagira uboneka. Ngo babariza no n'ikuzimu, ngo habura n'umwe. Ngo Yohana arizwa nuko habuze ukwiriye kubumbura igitabo, ngo amenye ibimenyetso 7 bigifatanyije. Umva neza, ngo akirizwa n'ibyo. Umva ukuntu Bibiliya yavuze, ngo agiye kumva yumva ijwi rimubwira ngo Yohana wirira, intare yo mu muryango wa Yuda. Sema haleluya. Yohana wirira, intare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya, haleluya, haleluya. Wirira, intare yo mu muryango wa Yuda, gishitsi cya Dawidi. Aranesheje. Sema haleluya, sema haleluya. Hanurira nk'abane mubabwire ngo rekeraho kurira, wabonye umucunguzi. Pesta kitade deneke wazama sinikikizawe lamakikafros sikitangita before the casket kakosofa de gra chekista pakufrezisa tekufrezema ya intare yo mu muryango wa Yuda, gishitsi cya Dawidi. Aranesheje ngo abumbure igitabo. Iki gitabo cy'umubabaro Yesu aje kukibumbura. Abantu nka 2, 3, 4, 5 bamaze kubyakira, bahaguruka batere haleluya. Tasikitaragra landima fikista. Turi kuri anniversaire ya Yesu, twateguriwe keke bita neno la Mungu. Iyi keke ya Yesu uzi ukuntu bari amakeke bonyine. Wenda aba banyagisenyi kubera ko bafite inote nyinshi bari kwikorera kaniveriseri bakabishobora, ariko jewe nanjye ndi mubo yanyuzeho mbaye anjiri bambe n'urukundo, aranyomora aranyiza ishuri imyenda yanjye yose. Urate gato pasiteri wenda yari kwikoreshereza kaniveriseri bagakakatagurira, ariko reka abakene, ariko arya mwese muri abanyakigali ndabazi ntimumbeshe. Bamwe mwazanye bodaboda zidasa, abandi babatuburira mugeze Nyabugogo bababwira ngo banke zambuwe, imodoka zahirimye, ngo bari gusaka, abandi babatwara ibikapu. Yesu abijamo, none turacyariho. Sema haleluya. Imana igutangira ubuhamya mu izina rya Yesu. Muri karitsiye Imana igutangira ubuhamya mu izina rya Yesu.
kwa shefu w'umudugudu Imana igutangira ubuhamya, kuwisiba Imana igutangira ubuhamya, aho ucururiza Imana igutangira ubuhamya, Imana igukurikirane, Imana igukurikirane. Tera haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Luka yanditse ibice bibiri, dusome ku murongo w'icumi na 11. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Luka yanditse ibice ni bibiri, dusome umurongo 10 na 11 ndetse na 12 ntacyo. Abamarayika bababwira bati mwitinya, dore turababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza yabavukiye mu murwa wa Dawidi, wazaba Kristo umwami. Iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja woroshwe imyenda y'uduhinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Ndasoma 20 uriya murongo 20. Maze abungeri basubirayo bahimbaza bashima Imana kubw'ibyo bumvise byose n'ibyo babonye nk'uko babibwiwe. Amen. Yesu aduhana umugisha kubw'ijambo tugiye kuganira mu minota mikeya. Ni ijambo rivuga ngo uyu munsi ni uwawe. Uyu munsi ni uwawe. Nawe uyu munsi Imana yawe kugeneye. Mwe mu minsi Imana itugeneye n'uyira uduhaye. Ariko murawishimiye? Mwishimiye uyu munsi? Akira umunsi wawe w'umunezero mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Akira umunsi wawe w'umunezero mu izina rya Yesu. Ntabwo narimvuze umunsi uko ubona bwira ukabona ugeze, nagira ngo nkwibutse ko uyu munsi nawe ari uwawe. Sema haleluya. Ugira uwawe, wakire, kandi uyu munsi ugira ikintu kuremera, ugira ikintu gusigira, ugira aho kuvana, ugire naho mbese uvemo wimutse wamaze gutezwa ahandi hantu mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Uyu munsi ni wa Noheli. Noheli ni umunsi tumenyereye ko twizihiza cyane abakristo, tukabishyamwa ibintu by'imbaraga. Nanone kandi uyu munsi ndagira ngo mbibutse ko ubundi ntabwo ujejo bundi Yesu avuka, kubera ko uyu munsi wabayeho kandi ubaho ariko ufite abantu wagenewe. Ba rubanda rugufi ntabwo bari bisangaga muri uyu munsi. Kubera iki? Uyu munsi wa Noheli, icyo bita Noheli, ni ijambo rivuze ngo intsinzi. Ni umunsi ni igihe bakoreshaga habaye, ni umunsi w'ibirori n'umunezero n'intsinzi. Ariko byabaga ryari? Byabaga mu gihe iteka hejuru hariya mu bikomerezwa, igihe habayeho gutsinda ko bari bari ku rugamba bakaruvaho batsinze. Iyo batahanaga intsinzi ari abantu bazima bavuye ku rugamba, bakoraga icyo bita Noheli, uwo munsi w'umunezero. Umunsi wa ikindi gihe Noheli yakoreshwaga ni igihe habagaho havutse umwana w'igikomerezwa cyangwa ibwami, yavukiye ibwami. Uyu munsi rero ndagira ngo mbibutse ko twebwe rubanda rugufi twari tuwutenzweho, ariko ndashimira Kristo warebye twebwe rubanda rugufi, natwe akabona ko uyu munsi tuwukwiriye akawuduha. Imana ishimwe cyane. Sema haleluya. Sema haleluya. Mbibutse ko nta ntambara wari kurwana, nta naho wari guhurira nayo. Hari abashinzwe kurwana, hari abantu bagombaga, mbese none se wahagera gute? Ariko
uwo munsi bakarya bakanywa bakanezerwa, abambikwa utuntu hano bazamurwa mu ntera bakazamurwa, nuko haba havutse umwami cyangwa se uzaba umwami. Ibyo birori bikaba, ababyina bakabyina, abanezerwa bakanezerwa, abakina akadiyo bakagakina, abazi gucira igiti imirya y'inanga, abazi kuyisakuza, abazi gukubita amapiyano bakajyaho bakayakubita. Ariko byaberaga iyo ngiyo ahantu h'ibikomerezwa. Twebwe ba rubanda rugufi ntabwo twagiraga uyu munsi, ariko Kristo abonye ko burya ibyo abantu badutenzeho nibyo yatwegereje, aduhereza uyu munsi. Turamushimira. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Uyu munsi ni uwawe, uyu munsi ni uwanjye. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi. Azakubyarwa n'umwana utunganye, uwera turana na twababi. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi. Azakubyarwa n'umwana utunganye, uwera turana na twababi. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanje bihamba mu mva. Maze arazuka ngo muzi nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Haleluya. Uyu munsi ni uwawe, uyu munsi ni uw'intsinzi ku buzima bwawe. Nawe ugira uw'intsinzi mu mibereho yawe. Imana yakurinze umwaka, kuva mu kwa mbere ukava mu kwa kabiri, mu kwa gatatu ikakurinda, mu kwa kane ikakurinda, mu kwa gatanu ikakurinda, ukarwana, warwanye intambara nyinshi. Uyu munsi ukaba ukiri mu nzu y'Imana. Sema haleluya. Uyu munsi ni uwawe, uyu munsi ni uwawe, uyu munsi ni uwawe, uyu munsi ni uwawe, uyu munsi ni uwawe. Sema haleluya, sema haleluya. Mwakire Noheli mwese mu izina rya Yesu. Mufate kuri Noheli mwese mu izina rya Yesu. Mufate kuri Noheli mwese mu izina rya Yesu. Abakirigita nanga mukirigita inanga, twese twizihize Noheli, twizihize Noheli. Ni umunsi Kristo yaduhaye, ni anniversaire ya Yesu. Iyi anniversaire ya Yesu rero yaduteguriye cece yitwa Imana ivuga ku muntu wayo. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Amen. Apeti rero kuri anniversaire ya Yesu, kuri anniversaire ya Yesu gomba kurya kuri iyi keke. Keke bita umunezero uva mu rukundo rw'Imana. Sema haleluya. Nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arangiza, yishura imyenda yanjye yose. Nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arangiza, yishura imyenda yanjye yose. Umva ukuntu amakuru ameze. Nasomye Bibiliya ngira ishurirwa rikomeye. Nasanzemo inama ebyiri. Inama ya gatatu nsa nk'utayeretswe neza ariko ndayibona. Inama ya mbere yabaye mu ijuru, uzayisanga mu itangiriro. Ngubwo ibintu byose byari bimaze gushyirwaho,
ngo ariko hahita haba inama, ngo mu nama mu ngingo z'ibyigwa hari ijambo rivuga ngo tureme. Umva neza, tugire gute? Tureme. Umva ukuntu bimeze, ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho nk'iyacu, ubundi tumuhe ubutware. Sema haleluya. Tumuhe ubutware bwo gutwara no gutegeka ibintu byose twagize gute, twamaze gushiraho. Akira ubu butware mu izina rya Yesu. 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 Mu nama zabaye mu ijuru habaye inama baduha ubutware. Bibiliya iravuga ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho nk'iyacu, ubundi kandi tumuhe gutwara. Yagombaga gutwara iki? Yagombaga gutwara iby'Imana imaze gushiraho. Burya iby'Imana imaze gushiraho ntabwo bigomba kugutwara, ahubwo ni wowe ugomba kugira gute? Ni wowe ugomba kubitwa. Niyo mpamvu utagomba guhagarika umutima wibaza uko bizaba bimeze. Mbere yuko Imana ikurema yabanje kurema Edeni irimo ibintu byose. Mu yandi magambo, akira iby'Imana ikugeneye mu izina rya Yesu. Akira iby'Imana yakugeneye mu izina rya Yesu. Akira iby'Imana yakugeneye mu izina rya Yesu. Akira iby'Imana yakugeneye mu izina rya Yesu. Ninde ubyakiriye ngo atere haleluya? Pesi kitaraga. Ngo muri iyo nama Imana iravuga ngo tureme umuntu. Ntabwo yari yonyine, birumvikana ko haje ubwinshi, harindi hari ubutatu: Imana, Umwana n'Umwuka we. Ariko kandi utibagiwe ibizima n'abakerubi n'abaserafi bari harafu aho ngaho, n'abamarayika bashinzwe kudukorera. Ngo baramanuka baravuga ati kandi mugende mwitaka mubumbabumbe. Ngo barajya mwitaka barabumbabumba, babumbabumba ikintu kimeze nk'ibumba, ngo bakirambika aho ngaho, bagitereka aho ngaho, ngo bakigitereka aho ngaho. Ariko kandi nticyanyeganyegaga, nticyakorago, nta kintu cyitwa gukorakora cyari gihari, nta mwuka cyari gifite, cyari ari ikintu kiraho, ngo kiraho ngaho. Umva ukuntu Imana aho yari iri, ngo iracyitegereza ibona ni sawa, iracyitegereza ibona bakoze akazi. Icyo yakoze nayo ngo yahagurutse mu butware bwa, iraza yegera cya gishushanyo, cya kibumbano cyari kimaze kubumbwa. Icyo yakoze ngo igicomekamo umwuka mu mazuru, ngo uragenda urinjira, tayari ufata mu mutwe, ubwonko buba buraje, tayari amaso aba arahumutse, amazuru tayari abatangiye kumva, akanwa gatangira gukora, amatwi atangira kumva, umwuka uramanuka ugera mu muhogo biremera, hazamwe amajwi atandukanye, uramanuka ugera mu mbavu biremera, uramanuka ugera mu nda biremera, uramanuka ugera mu maguru kiratangira kiragenda, uramanuka ukwirakwira mu maboko, uramanuka ukwirakwira buri muntu mu ngingo zigize umuntu. Arangije ngo wa muntu aba muzima, arasimbuka ashimira Imana, aravuga ngo nanjye mbaye muzima, nanjye nari ikibumbano mbaye muzima, ndashimira Imana. Mu nama igigira ishiraho. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Iyi Imana yafashe ijambo, ibintu byose biremera. Bamushyira muri Edeni, aragenda aturamo, aba muri Edeni, ahabwa inshingano yo kuba muri Edeni. Muri Edeni yarafite kuyibamo, yarafite kuyirinda, yarafite no kuyikorera. Aho yarari muri ibyo uko Imana yamuremeye umufasha simbivuga bitewe n'igihe, ahubwo reka mvuge imaze kumuha umufasha. Ngo ari mu kazi, mufasha arimo agenda atembera
muzi by'inzoka yakoze, bateranya n'Imana. Umugore akora ku mbuto, amaze gukora ku mbuto Imana yababujije kuryaho, arasoroma azanira umugabo nawe aryaho, birangira birukanywe mu ngobyi ya Edeni. Imana ije kubasura ngo bumve imirindi yayo, basanga bambaye ubusa barihisha. Mare kwihisha Imana iramuhamagara ati Adamu uri hehe? Avuga ngo ndi mu buvumo nihisha. Amubwira ngo ninde wakubwiye kwihisha? Niki cyatumye unyihisha? Ngarayibwira ngo numvishije imirindi yawe igenda muri iyi ngobyi, nirebye sanga nambaye ubusa, mbona ntari buze kuguhingukaho nambaye ubusa. Ngiramubwira ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Aho ni wakoze ku mbuto nakubujije kuryaho. Murabizi aravuga ngo naziriye ariko n'umugore wampaye. Cyabaye hagati, Imana yabajije umugore nawe abitwerera inzoka. Inzoka iravumwa ihabwa igihano. Umugore nuko nawe ahabwa ikindi, umugabo nawe ahabwa ikindi, ariko barirukanwa. Kuva icyo gihe bagikora ku giti habaye ikintu gikomeye. Ubwo tayari hagati y'Imana n'umuntu haje icyo bita kuramo. Aka kantu kitwa kuramo, muribuka ko icyazanye Satani ari ukwiba no kwica no kugira gute no kurimbura. Ariko umva icyazanye Yesu, ngo yazanywe no kugira ngo intama ze zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Imana ishimwe cyane. Turashimira Kristo waje aduteranya n'Imana nanone. Imana ishimwe cyane. Sema haleluya. Yaraje ibyo abatubanjirije bakoreye ku giti, ni nabyo nawe yakoreye ku giti, ari nabyo nababwiye. Kuki noneho byabaye ngombwa ko Yesu avukira nanone kandi muri uyu mugore? Ndabizi ibuze impamvu, nuko no kugira ngo atandukane n'Imana, uyu muntu atandukane n'Imana, nanone byakorewe ku mugore, no kugira ngo umuntu yongere yuzure n'Imana nanone. Kandi Imana yaciye mu mugore. Imana ishimwe cyane. Sema haleluya. Kugira ngo umva neza, umva aka kantu, mbibutse yuko kugira ngo umuntu atandukane n'Imana byaciye ku mugore, nanone kandi kugira ngo umuntu yongere agire ubumwe n'Imana, yiyunge n'Imana, Imana yaciye mu mugore. Uyu mugore ngo arabyara, uyu mugore arabyara, uyu mwana aca mu nda y'umugore. Kubera iki? Byari bivuze ngo igisuzuguriro cyabaye ku mugore, Imana ikimukujeho Kristo. Ndashimira Imana. Sema haleluya. Sema haleluya bamama. Sema haleluya bagore. Igisuzuguriro cyabagiyeho, muvuge ngo Kristo yakidukuyeho. Umwaka abadayimoni babateye, Kristo yaraje aho bakuraho. Ariko abamama muri aho, abamama muri hano muri aho, mwihanurira muvuge ngo turamushimira. Muvuge ngo turamushimira. Tumuvuge ngo turamushimira. Icyo Satani yakoze ngo tugawe, icyo Satani yakoze ngo tugawe, mubivuge. Icyo Satani yakoze ngo tugawe, Imana yakinyujije mu mugore kugira ngo dushimwe, twongere tugire agaciro. Sema haleluya. Hari Imana yakoze mu mugore kugira ngo nanone wa mugore abadayimoni bivuze hejuru, abadayimoni bakwenye, abadayimoni bakoresheje, Imana imugira igikoresho kugira ngo nanone kandi ahari kuramo uyu mugore muri wabe inzira yongera kuboneka. Icyo bitateranya, wongere duteranywe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Reka me promosiyo y'abamama bashimira Kristo waje akagira icyo akora, bahaguruke batere haleluya. Mwongere mutere haleluya. Mwongere mutere haleluya. Sekitaraga denima kikasida peni tangosaraga. Kandi kuva icyo gihe mwahise munyagwa ijambo, ariko Yesu aje abaha ijambo. Urumva mushumba, bahise bakurwaho ijambo. Nibana barwa n'abana nibababarura.
ariko Yesu aje. Yesu aje ayiwe akuramo ashyiramo teranya. Sema haleluya, sema haleluya. Niyo mpamvu muza hano mukanyeganyega mwagira gutya mukirya kara mukatuyobora tukemera. Ni Yesu wabikoze, ni Yesu wabikoze, ni Yesu wabikoze, ni Yesu wabikoze. Abamama mutere haleluya. Inama ya kabiri turayisanga mu byahishuriwe Yohana. Niho avuga inama ya kabiri. Iyi nama ya kabiri ngo yabaye uburyo mu ngingo z'ibyigwa, bwari uburyo bwo gucungura umuntu ngo yongere ave mu bushitani yinjire mu bumana. Haleluya, haleluya. Bimbarize Yohana ni muhura 5 mu nama. Noneho ngo hagaragaye Imana ifite igitabo mu kuboko kwayo kw'iburyo, ngo cyari gifatanyije ubushishi imbere n'inyuma. Ngo abaza n'ijwi rirenga ravuga ngo ninde ukwiriye kubumbura iki gitabo ngo amenye ibimenyetso 7 bigifatanyije. Bibiliya iravuga ngo mu ijuru ntiyaboneka. Mu ijuru atabonetse baravuga ati dutumire nabo mu isi turebe ko hari uwaboneka. Ngo batumiye nabo mu isi muri iyo nama ntiyaboneka. Baravuga bati ngaho rero niba mwisabuze dutumire nabi kuzimu turebe ko hagira uboneka. Ngo babariza no n'ikuzimu ngo habura n'umwe. Ngo Yohana arizwa nuko abuze ukwiriye kubumbura igitabo ngo amenye ibimenyetso 7 bigifatanyije. Umva neza, ngo akirizwa n'ivyo. Umva ukuntu Bibiliya yavuze ngo agiye kumva yumvijwe rimubwira ngo Yohana wirira, intare yo mu muryango wa Yuda. Sema haleluya. Yohana wirira, intare yo mu muryango wa Yuda. Hey, haleluya, haleluya, haleluya. He will stand. Wirira, intare yo mu muryango wa Yuda, gishitsi cya Dawidi. Aranesheje. Sema haleluya, sema haleluya. Hanurira nk'abane mubabwire ngo rekeraho kurira, wabonye umucunguzi. Rekeraho kurira, wabonye umucunguzi. Bane ndabaguhaye basuzuma babwire ngo rekeraho amarira, rekeraho amarira, acira, rekeraho amarira, acira. Yeah, tera haleluya. Pesta kitade deneke wazama sinikikizawe lamakikavros sikitangita before the casket kakosofadgra chekista pakofrezisa tekofrezema ya intare yo mu muryango wa Yuda, gishitsi cya Dawidi. Aranesheje ngo abumbure igitabo. Iki gitabo cy'umubabaro Yesu aje kukibumbura. Iki gitabo cy'ikibazo ufite Yesu aje kukibumbura. Ikibazo kidene, iki gitabo kidene Yesu aje kukibumbura. Intare yo mu muryango wa Yuda, gishitsi cya Dawidi. Ni wirima bifrista wirani amafte. Ni unesheje ngo abumbure igitabo ngo amenye ibimenyetso byose bigifatanyije. Muraho, muraho, muraho.
muhanurira umubwire ngo niwe wenyine ubyigiriyemo. Ndamuguhaye, muhanurira umubwire ngo niwe wenyine ubyigiriyemo. Turi muri iki gitaramo, ni Yesu ubyigiriyemo, ni Yesu ubyigiriyemo. Abandi bose babuse, abandi bose banze, mu ijuru byanze, mu isi byanze, ikuzimu byanze, Yesu abijemo, Yesu abijemo. Tera haleluya. Ndashaka abantu nka 2, 3, 4, 5 bamaze kubyakira bahaguruke batere haleluya. Tasikitaraga landima fikista. Turi kuri anniversaire ya Yesu, twateguriwe keke bita neno la Mungu. Iyi keke ya Yesu uzi ukuntu bari amakeke bonyine, barayatamiye we. Amakeke bararya, barajye shima Yesu waje iwacu. Ariko wenda aba banyagisenyi kubera ko bafite inote nyinshi bari kwikorera kaniveriseri bakabishobora, ariko jewe nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora aranyiza, ishuri imyenda yanjye yose. Urate gato Pasiteri wenda yari kwikoreshereza kaniveriseri bagakakatagurira, ariko reka abakene, ariko arya mwese muri abanyakigali ndabazi ntimumbeshe. Bamwe mwazanye bodaboda zidasa, abandi babatuburira mugeze Nyabugogo bababwira ngo banke zambuwe, ngo imodoka zahirimye, ngo bari gusaka. Abandi babatwara ibikapu, Yesu abijyamo, none turacyariho. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. None umwaka urashize, none uwundi uratashe, none umwaka urashize, none uwundi uratashe. Bakubwiye kutazawumara, none urawumaze. Impanuka zabayeho ntizaguhitanye, ibikomeye byaraje he ntibyaguhitanye. Covid nayo yaraje iragusiga, yajyanye ibikomerezwa, wowe urasigara. Ni Yesu wabijemo, ni Yesu wabijemo. Nuza kumbonera hari umuntu wicaranye wifashe, wazati kuri anniversaire y'umwami. Nakomeza kukubwira ko byamucanze, umubwire ngo uri imbere y'ishoboye byose. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Niwe ukwiriye kubumbura igitabo ngo amenye ibimenyetso bingahe? 7 bigifa. Muri ibi bimenyetso harimo n'icyawe, nacyo afite kukimena. Haleluya.
Ezekiyeli aherutse kuvuga ngo nzabyubika nabyo ntibizongera kubaho kugeza igihe nyirabyo ubifitiye ubushobozi azazira. Nzabimusubiza. Hari uwaza asubira, hari uzagisubiza inyuma, ubundi nawe utambuke mu izina rya Yesu. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Narabibabwiye, amakuru yagiye atambuka nubwo byari bimeze bityo. Imana yarababwiraga ati nimuhumure nubwo mwicaye mu gikombe cy'umwijima, ariko hari umugambi w'Imana ku buzima bwanyu. Hari icyo nibwira kubagirira. Uzabimbarize Yeremiya, yaravuze ngo Imana iravuze ngo hari ibyo yibwira kubagirira, kandi si bibi ni byiza. Ndagira ngo nkubwire, hirya y'ibyo uhura nabyo n'ibyo ucamo, hari ikibitse ku mutima w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ikibitse ku mutima w'Imana. Yaravuze ngo ni byiza si bibi. Yarizi neza ko izabahagurukiriza. Uwo Mose yavuze ngo izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye. Uwo Baramu yavuze ngo ndamureba ariko subo, ndamubona nandi bugufi, ndamubona ababunzemo ameze nk'intare y'ingore. Intare y'ingore burya iri hafi y'ibyana byayo bari inkazi. Aho ngaho haravuga ati ndababona, kandi Baramu ngo yagiye kubavuma ahereye iburyo, asanga ibarimo nk'intare y'ingore. Agiye imbere asanga ibarimo nk'imbogo ivuduka cyane. Ngo agiye hejuru asanga ibabundikiye nk'ikizu. Ngo agiye inyuma asanga burya nta wabavuma. Ngo ahita abwira Baramu, arababwira ngo icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Nagiye kubavuma sanze batavumika. Hari ibagendamo, 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 hari ibagendamo. Tera haleluya. Kandi iyo ugize ngo urabavuma utwo tuvumo twose, hari kuruwa tugenda tukagwaho tugafata aho ngaho ntitubegere. Ni urukuta rwitwa icyo Imana ivuga ku muntu wayo. Sema haleluya, sema haleluya. Iyi kuruwa iragenda igafata utubazo twose tukaza tukikubitaho, ukadusanga ari imirambo twarangiye, ukabaho. Kandi twari twaje ngo tukurangize, kubera ko umva ko iherutse kubwira Kuro, iramubwiye ngo humura nzakujya imbere, ndinganiza atageze gute. Aha, baramuvuga kugera igihe Yesaya ngo aje muri za 755 aravuga ngo noneho rero ndabibonye, umwari azasama inda, ndabibona, azabyara umwana w'umuhungu, azitwa Emmanuel, azitwa igitangaza, azitwa umujyanama, azitwa Imana ikomeye, azitwa data wa twese. Uwo naza rero azatubera ibyishimo n'umunezero. Uwo naza azahoza abarira. Uwo naza azabayobora mu kuri kose. Uwo naza nukuri, aravuga ngo naza azakora iby'Imana yagambiriye. Aravuga ngo yakubiswe n'Imana, acumitwa nayo. Benshi bibwiraga ko, benshi batekereje ko ari Imana yamukubise, ariko avuga ngo nyamara ibicumuro byanjye nibyo yacumitiwe, ibyaha byanjye nibyo byamubambye. Abibona bitari byabo, barabitegereza. Ubushize narabibabwiye, ndababwira ngo ubu buhanuzi kuva kuba Mede, kuza kugera kuba Peresi, kuza kugera kuba Giriki, kuza kugera ku ngoma y'Abaroma, bose bari baragiye bacira ubu buhanuzi yuko umwami azavuka, yuko
ko umwami azavuka. Bibaza uyu mwami azavuka, baravuga bati umwami uzavuka azaba aje gukora iki, azaba aje kugira ate? Ariko aba Yakobo bari babizi neza, abakristo bari babizi neza ko uyu mwami uzavuka azababera umwami kandi azabayobora. Ingoma ye ntizaba iy'igitugu. Ku ngoma ya Yesu turi amahoro, ku ngoma ya Yesu turaryama tugasinzira, ku ngoma ya Yesu nawe duhaze ibyago turi amahoro, ku ngoma ya Yesu ntidukeneye abasekirite, dufite neno la Mungu. Ku ngoma ya Yesu tuguwe neza. Ngaho genda uhagarare ku munara, utegereze icyo nzavuga, wimira amajwi yose ya Satani, uhore witoza gukiranuka. Genda usenge, wongere usenge, wongere tandukanye gusenga kwawe, kuko ari wo nzagukiriza. Zatanga ingabo nyinshi zifite ku bwawe, zibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Yadusonze twigaragura, ifata adukuramo, iratwiza iratubabarira, ikiruta ibindi yadusezeranya ubugingo. Yadusonze twigaragura, ifata idukuramo, iratwiza iratubabarira, ikiruta ibindi yatubicira ubugingo. Ariko mumuha amashyi atarayo nk'ayo ngayo aturabika, amashyi arayakwiriye rwose. Uyu mwami akwiriye amashyi muri iki gitaramo cya aniveriseri, yakwiriye amashyi. Ababyeyi mumuha amashyi, abagabo muyamuhe, abana muyamuhe, mumuhereze impundu nyinshi. Arabikwiriye, arabikwiriye, arabikwiriye. Sema haleluya, amen. Bacyumva ngo ni umwami, bahita bavuga ngo nta handi azavukira ibwami. Imana irebye isanga twaba dutenzwe kuri Noheli, yakomeza ikibera ibwami, twebwe abakene ntituyiboneho. Iravuga ati oke, ndabihinduye. Sema haleluya. Ariko Imana ibihindure cyangwa ibibiretse? Ariko ibihindure cyangwa ibibiretse? Batatu ndabaguhaye bahobera, bambwiye ngo Imana ibihindure. Ndabaguhaye bahobera, bahobera, turi mu gitera, bahobera, bahobera, bambwiriye ngo Imana ibihindure, Imana ibihindure, Imana ibihindure, Imana ibihindure, Imana ibihindure. Tera haleluya. Iravuga ngo ndashaka guha abakene kuri aniveriseri yanjye nabo bagakoraho. Ntabwo ashaka ibyo byo kuba ibwami. Abahungu mwibuke ko nabibabwiye, uriya mutwe witwa uw'ababikira muzi ahantu wavuye? Kuki bavuga ngo Mariya nyina wa Yesu bakamwita Bikira Mariya? Muzi impamvu? Nyamara nakabakopejeho, bahise bavuga ngo umwari azabyara umuhungu, ngo bashaka kugenzura iby'ubuhanuzi. Baravuga bati niba azavukira ibwami, akaba azavuka akabyarwa n'umwari, reka turebe koko yuko ari byo.
ngo bafata mu gihugu hose ku ngoma ya Roma abakobwa 70 beza mu gihugu, ngo baragenda babashyira mu cyumba cyabo, ubundi babarindisha abasore barindaga abami cyangwa hariya babaga ari inkone barakonwe ku buryo badashaka. Mwabyumvishe? Bakajya babaha emparufe nziza kugira ngo barebe ko uyu mwami azavuka, cyane ko yavuze ngo azaza kureho ingoma z'ibitugu. Ingoma zose z'ibitugu zikubite hasi, guhera kuz'Abamedi, kuz'Abaperesi, kugera kuz'Abagiriki, ukaza cya gishushanyo Daniyeli yabonye, kugera kuri ngo yabonye kifite imbaraga zo kujajanga no kumenagura ibyuma n'ibumba. Hari izo mbaraga z'Abaroma zafasha abera, zirakubita, zirica, zishaka ngo kurwanya umugambi w'Imana. Nera afata abera arakubita, afata abana b'Imana arica, ariko uko yica akabona yisha umwe, 5 bakavuga ngo turamwemeye, yakwica umwana, abandi bana bati natwe turapfa. Nuko yewe Imana ishimwe, Imana ntishobora guhomba habe namba. Sema haleluya. Amen. Noneho muri babakobwa uyu nyina wa Yesu witwa Mariya nawe yisanga ari muri babandi 70 babashira aho ngaho. Hari bije yagombaga kubajyaho kandi yagombaga kuva hejuru iyo ngiyo. Bwacajya mu gitondo bakajya kubasaka, nta watwariye, nta wahuzwe. Mwese bagasanga abakobwa bameze baryo, bati twebwe rurarere, nta uri kumva kajorora atereka da. Akabaza inkona ati mwarinze neza, ati rwose timukomeza akazi. Izinde parofati niba ari umwami muhindura izo mwarimu mwabahaye ejo, mubahundi mubavuhumura neza, bakisiga mwagawe kabaraho ngo barategereje ngo bazabyara Mesiya. Ngo bara uko iminsi igenda yicuma baza gusanga babakobwa. Burya rero iby'Imana ibajya mu bitekerezo, muri aba bose ntawe uzabyara, barahangana ntawe uzabyara. Kandi bati rero aho kugira ngo bakomeze badukosome igihe tumaze tubategereje, turindiriye ngo hagire ubyara. Yesaya ni yavuze ngo mwarabyaye, none niba imyaka iciye bari kurya, ngo bafata 1/2 barakirukana. 1/2 birukanye, hagiyemo n'uwo bita Mariya, nawe baramusezerera. Naho bavuze ko bariya bo bizera ko ngo bavuga ngo ni Bikira Mariya. Aba 35 basigaye nibo bavuyemo uyu mutwe w'Ababikira. Buriya ngo barikirimbishije, bitegura, bitandira, ngo ntibashaka kugaragaza umusatsi, ngo ntibashaka gushaka, ngo batagereje kuzabyara Yesu. Muvuge ngo yaravutse. Noneho ngo barimo baseze bataha, ngo afite nimba yuko asohowe mu bandi, ngo arimo agenda. Icyambere bari bamutesheje Yosefu, umugabo we wari waragize gute, waramusabye benda kubana. Icyakabiri bari baramusigishije umuryango, nta handi yagombaga kujya gutura agahinda uretse kwa Elizabeti mubyara we. Mbibutse ko Elizabeti mubyara we yari afite umugabo nawe wari waratindanye n'Imana witwa nde? Zakariya. Mbibutse ko Imana yerutse kumubwira atumva Zakariya we, ibyo wasabye byumviswe, umugore wawe Elizabeti azakubyarira umwana w'umuhungu. Yari amaze kuva muri icyo kika,
asubiye iwe hari haciye amezi 6 uwo bita Zakariya abwiwe ibyo atashye abonanye n'umugore wiwe ngo Mariya arimo agenda ajya kubwira ajya gutekerereza mubyara w'ibyamubayeho ngo nibwo yahuye na marayika ngo marayika aramwitegereza aramureba ngo ahita amuyambira aravuga uraho aramupepera aravuga uraho uyiriwe we aramubwira ngo mpiriwe nte kandi nirukanywe mu bandi ndimo ndagenda mfite agahinda gakomeye ngiye kubwira Elizabeth ukuntu nciwe mu bandi mubaze neza niba umusore wanje Yosefu yaba agihari gahunda tuyikomeze akiraho ngaho aramubwira ngo humura mwuzaniye amakuru meza mwuzaniye amakuru yuko ari wowe ugiye kubyara umwami Imana. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Nyirahangaha reka nguhanure ugitahure na marayika wawe mu izina rya Yesu. Ukiva huhure na marayika wawe mu izina rya Yesu. Urabyakiriye se? Urabyakiriye? Urizera kuri buhure na marayika? Ngo arangije aramubwira ngo ibyo byashoboka bite ko ndi isugi kandi nararyamana n'umugabo. Ngo aramubwira ngo umwuka wera azakozaho isumba byose, imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Haleluya, imbaraga zisumba byose. Uyu mwuka mwibuke ni werutse gukingiriza Yesuwa na Kalebu ubwo babwiraga batasi, ubwo babwiraga iterane baravuga ngo nimugomere Uwiteka kandi nimutinye bene icyo gihugu tuzabarya nk'imitsima, ni imitsima Imana iteguye Kanani kandi tubitse isosi yitwa icyo Imana yavuze tuzabarya nk'imitsima niba gifite ikibakinye. Ngo bajye kubatera amabuye ubwiza bw'Imana buraza burabakingiriza nibababona. Mwibuke kuko ubwiza bw'Imana aribwo bwakoze iyi nkingi y'igicu yagendaga ku Bisiraheli. Byari bivuze Kristo uba bugufi bwabo. Igitare cyabakurikiraga byari bivuze Kristo. Nubwo byari bimeze bityo, Imana ntiyaretse umugambi wayo wo gukurikirana umuntu. Turayishimira n'uyu munsi iracyafite umugambi wo gukurikirana umuntu. Siko bizaba kuba yitegereza, nta numwe uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano nta mpamvu. Ariko abazi Imana yabo bazakomera, kandi nibamara gukomera Imana izabakoresha iby'ubutwari, bazakora iby'ubutwari, bazakora iby'ubutwari. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Ngo arimo agendere iramubwira ngo humura ibyo bizaba, kandi ndakubwira ko ugiye kureba nawe afite inda y'amezi 6 uwitwaga ingumba nawe byaremeye. Imana ishimwe cyane. Ngo aragenda arirukanka ngo ajya kureba Elizabeth, ngo agiye suzanya na Elizabeth, ngo agiye kumva yumva mu nda, ngo Elizabeth yumva mu nda yiwe uwo bita Yohana. Imana yari yababwiye bemereye izina, ngo yumva yisimbaguritse mu nda, arabyinnye yari ari kuvuga ati nukuri nubwo bimeze bityo uhobeye nyina w'umwami Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo arangije Elizabeth yuzura umwuka aravuga ngo mu bagore bose urahirwa ko yari akiri isugi kandi yari akiri umukobwa. Byagenze bite? Hahirwa uwizera kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Sema haleluya. Nari narenga ahangaha icyo Imana yakubwiye kingana n'icyo yagukoreye cyangwa n'icyo igiye kugukorera. Niba Imana yarabikubwiye tayari byizere, niba Imana yarabikubwiye byibonemo. Icyo Imana yavuze nawe kijya kiraho. Sema haleluya. Yari bimubwiye ako kanya. Ngo aravuga ngo ndabikesha iki ko nyina w'umwami Imana ngendereye. Umva nawe tumushimire. Ngo hamara amezi 6 ahava nawe ari kugenda atya byemeye. Ngo baza kubwira Yosefu, baramubwira ati umugore wawe yaratashye wa mosheri wawe, atari ko twabonye aciragura. Yagiye kwihisha kwa mubyara waraciragura.
ngo araza hageze ngo aramureba ati sheri koko uraciragura ngo asanga Elizabeth akikiye akana k'amezi 3 Yozefu ati koko ntuze ngo tujye muri gahunda dusobokora ubukwe unca inyuma sha undabura icyo avuga reka mbabwiye mujye mutuza iyo abantu bari kuyavuga mwebwe mujye mwicecekera ayo abantu nashira y'Imana ntazashira kandi niba bavuga cyane muzanezerwe mwishime umusitari wese aravuga murashaka kuba abantu bakomeye nimubareke babavuge herererere arabyara amanywa na nijoro herererere pepo twaramubwiye kandi ni icyumba kimwe abamo yabuze ubwenge uzababwire ngo hari irinda abisiraheli ihora iri maso nihunikira ntusinzira kandi nibashaka kukwigiraho inyoni nyinshi uzababwiye ngo mwasetse ikimanuka nge nzabaseka ikizamuka sema haleluya ntuzatinye ko bakuvuga niba kuvuga ibinyoma uzihanurira uvuga ati Imana ishimwe uzihanurira uvuga ngo Imana ishimwe merutse kujya mu giterane ndababwira ngo simba shaka n'igiterane kitarimo abarozi nimuze hano muroge cyane nibyo mbashaka ubundi igiterane kitarimo abarozi ntikiryoha ariko iyo kirimo abarozi bararoga Imana irogora kiba kirimo umwuka Roho Mutagatifu ntabwo Imana uze wagize ngo twakwicara hano batayivumye ze pastor cyangwa tuba twicaye batavumye hari inama ziba zikorwa hepfo aho abandi bavuga rimwe na rimwe muzajya gutya mujye kubona mubone na za maneko zirahanuye mu byine zijingwe iyo kubona ubona irasohotse pusi Kigali we ariko imuhumure naje kumenya ko uyu mwaka Imana igiye kubarindiramo kandi izabarwanirira intambara zikomeye kandi umva muyobozi izajya izirwana wowe utazi ko yazirwaye muzumva bimeze nk'impuhazaza ariko nukuri Imana yirahiye nanjye ndabyumva muzumva bimeze nk'impuha ariko ntizizabegera kandi ahangaha honyine ibintu bigiye kuhaba mu mezi 6 ahangaha igitangaza kizaba kirimo gikorwa abari bazaterana ariko si Imana izabibateranya kandi uzahagurukira kubaburanya wese urwo rurimi ruzatsindwa sema haleluya babikura babivana abavuga ko Imana yacu yaturetse nimubagira inama barekeraho iri muri twebwe icyo bitubwira ni imirimo yose igenda ikora nimubagira inama barekeraho ngo Elizabeth Zakariya ati niko sheri koko unca inyuma araceceka aramubwira ati ibyanjye nawe birangiriye aho reka nigendere cyakoze ndi umukiranutse kanitahire ngo aragenda atari kuvuga ati Mana ntanga inkwano yanjye none ipfuye ubusa ngo agisinzira akigize gute agishizwaho yo gato ngo marayika araza aramubwira turamenye ariko Imana ibaburanire cyangwa ibibiretse mushumba iburane cyangwa ibibiretse
yewe imana ikuburanire cyangwa ibibiretse yemwe imana ibikore cyangwa ibibiretse wowe tuza gusa imana ibirimo imana ibirimo ibiguhagaritse umutima imana ibirimo imana ibirimo ibiguhagaritse umutima imana ibirimo sema haleluya amen ngo agisinzira gutya yari yamubwiye ati ngusezeyeho marayika arazamubwiye ati uramenye umukobwa aracyari isugi imana igutangira ubuhamya mu izina rya Yesu imana igutangira ubuhamya mu izina rya Yesu muri karitsiye imana igutangira ubuhamya mu izina rya Yesu kwa shefu w'umudugudu imana igutangira ubuhamya ku isi imana igutangira ubuhamya aho ucururiza imana igutangira ubuhamya imana igukurikirane tera haleluya tugirire kistapivo tugira gikurikirana ngaramubwira ngo ntibikubuze gutwara umugeni wawe imbuto imurimo si y'umuntu kandi nubyemera nawe uzitwa umugabo w'umugore ukomeye wabyumvishije ngo abyuka mu gitondo ngo araza aramubwira ati sheri ati burya ati narebye nk'umuntu burya nari narangije kubivamo byarangiye ndati gute se narinzi ngo imari warayihumanyije ndati none marayika agutangiye ubuhamya mbwiye ko imari kiri sema haleluya ati none yambwiye ngo rero ntibimbuze ko gahunda nari ngufiteho ikomeza gahunda imana ibafiteho nikomeze mu izina rya Yesu gahunda y'imana nikomeze ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu sema haleluya ngo aragenda aramushaka barabana abayitangaza bakirimo babana Egusta aravuga ati buri muntu wese ajye mu mudugudu w'iwabo agende babaniye pfiriya agende bibaruze tumenye umubare w'abantu bari mu gihugu ngo baragenda baciye Yuda yakwiyandikisha ngo bakigera mu murwa w'i Betelehemu ibise bifata Mariya sema haleluya ibise bifata Mariya igise cya nyuma kiramufata murabizi uko kiryana arashinyiriza yari we na Zakariya arabashinyiriza igise cya nyuma kiraryana naracyumvishije kirakurya ugakubita kirakurya ugifata gutya kirakurya ugashinyiriza igitaka uba utararibwa igise cya nyuma n'ubu kiribwa n'ubu gitaka ahubwo ugira utya nimwihangane mushinyirize turi ku gise cya nyuma sema haleluya torero turi ku gise cya nyuma babyeyi turi ku gise cya nyuma sema haleluya shira murya akanura Yosefu ati n'ibiki bibaye zabaza umubyeyi wabyanye namwe kwa muganga muga ndebera muganga akaza ati bigeze kuri 2.5 ukajya ukaririmba bene wacu Bikira Mariya wari makaswe nawe wabaye umubyeyi Mariya mubyeyi yumva bagusaba uri nyina agatotsi k'isagonda kakagutwara
ya muganga we kiragarutse ndebera muganga ati yasigaye iyo kiri muri ibi ubu utari wagera ku gise cya nyuma igise cya nyuma ntubikivuga muganga we ijisho riragenda rigatukura dushinyirize turi ku gise cya nyuma ariko turaje tubyara sema haleluya sema haleluya sema haleluya ngo mukanya gatoyi kubera ko ari umugambi w'Imana Elza Maria arabyara amare kubyara ngere Zakariya aramubwiye ati zana kana tukwereke ukuntu tugapfunye tugafubika muge umwenda w'uduhinja ngo bashiramo ngaraho Maria ari gutekereza ati uyu mwana azaba uwandi ubu koko mbyaye ikinyendaro Yosefu ari kureba ati ubundi wa mugani uyu azaba uwandi bose nzamwibaruzaho ngo bakira aho ngaho ngo Imana iragenda abantu basinziriye barangaye ngo isanga abashumba bari baragiye irabasuhuza irababwira ati muraho ati muze mbabwira andi makuru ngo iraza irababwira ngo mu murwa wa Dawidi ahitwa Betelehemu umwami umukiza yabavukiye none rero nimuze mushaka ishangi kombe mushaka amafeza mushaka iki mujyana amaturo mutura umwami nimugerayo mubwire nyina w'umwana ko buryo uyu mwana atari ikinyendara ari umwami sema haleluya sema haleluya n'umwana ngo baraza ngo bagiye kubona babona inyenyeri irababwira ati nimuze mbajyane mbereka aho umwana yavukiye ngo baragenda ngo baca mu murwa hagati ngo bagiye kubona babona niyo yari bayoboye ngo babona yinjiye kwa Herode batubwa ari kwa Herode n'umwami n'ubundi niho agomba kuvukira ngo bacinjira kwa Herode inyenyeri barayibura ngo babaza umuntu bati nta nyenyeri utuboneye tike nta nyenyeri abasekirite nta nyenyeri utuboneye inyenyeri hatumva duturutse iburasirazuba tuza tuyobowe nayo tugeze hano nahi ducikiye turayibuze tese inyenyeri yari bajyanye yari tujyanye ku mwami wavutse tubwo niba ari umwami wavutse mwinjire kwa Herode nihari ngo aragenda bakomanga kwa